agenda Fabi ndakwiyamye none siko bavuga maje Mineje maje hari ikibazo kibaye Anita ngafite undi muhungu bakunda ngaho gute uwo muhungu tutazi uwo muhungu utarasabye uwo muhungu utarakoye uwo muhungu utabana Anita nuwa hehe ko atari yamudupresenta hano muratekereza ibintu mwamunkoreye mwamudukoreye nako muratekereza ku matike twaratanze tuzi nahangaha kuki ibyo ni mwamutabitubwe tutarazi mama ujye kure sibyo muzi urugendo umuntu aba yakoze muza amatike muza aho kurara muzi mama wivunika uyu muryango sinzi uranzi ndi rugema giyewe sibyo ntabwo rero tujya dutsindwa cyangwa se ngo tunarwe muri gahunda zacu nko bisanzwe ibyo ngibyo hari umwana ashaka guta umurongo ariko tukagumugara mu murongo Anita rero ntabwo yakoreye amakosa ntibibaho niba twaremeye ikintu tukemera yuko ngo ibintu birimo kutubona nanga si ibintu bitugwiririye tutigeze dutekereza nk'umuryango yaba umudamu wanjye yaba murumuna we kuba twaremeye ko mutumira abashyitsi hano mu rugo mukemera kuza tukabakira kandi nta kintu cyane kibazanye nuko umuhungu wanyu yashimye umukobwa wacu iki rero ni ikintu cy'ingenzi mu buzima duha agaciro kwa mwarabengutse umukobwa wacu ntabwo twabatengwa ngo tunyuranye n'ibyo twavuze ntabwo twatinyuka ko ntabwo bibaho turi inshuti guturuka rwose buriya turi inyangamugayo turangwa ntugire impungenge ndabona bikujyanye kure ariko ntugire impungenge temba numva ntabwo ari uko mukomeze kuko nta muhungu twigeze yakubwiye ko yakingiwe cyangwa twakiriye inkwano se mama reka hari n'irembo se ahubwo bafashe garagare ari ukuri oya ale humura nijye mukuru w'umuryango umwana tuba twaramureze dufite uburyo tumamo uburere tugira indangagaciro z'umuryango sibyo nubwo mumaze imyaka myinshi mahanga ariko muzi neza yuko hari umugana ngiye guca ariko ntabwo bishoboka ntawe tuzi kutawumva rwose gusa nta wundi fiancé wa Anita tuzi reka mbabwire ibi bintu biramutse ari byo mwaba muduhemukiye mwaba mudukoshereje mubonye urugendo twakoze mukareba imvune twahuye nazo ari mwe tuje kureba umwana wanyu twagera aha ngo harimo undi muhungu Rugema rero uyu munsi wa none yahumurije aba ba Are ndavuga na mama Are ababwira yuko yareze umukobwa we neza kandi umukobwa agendera no ku ndangagaciro z'umuryango kandi umuryango wabo uba ufite ibyo wiyemeje ntabwo rero kuba umusore kuvuga ngo umukobwa yamwanze ntabwo mama we impamvu yababwiye ati nibagire ikibazo nubwo umukobwa yabwiye umusore ngo yamwanze ngo afite undi muhungu mama we yamusubiriyemo aramubwira ati uwo muhungu yakubwiye ko afite yaje gusaba irembo hano yaje yarashyingiwe yagiye mu murenge ni gute se akubwira ibyo bintu wowe ukabyemera mama we yageraga ngo yikure mu isoni yuko yari amafaranga y'abandi none umukobwa akaba atangiye gukatira uno muhungu none mama we yamubwiye ati ngewe ibyo simbizi nta muhungu wari waza gusaba irembo ahangaha ntawe nzi nta muhungu wari waza kuvuga ngo umukobwa wanjye bagiye mu murenge nta muhungu wari washyingirwa n'umukobwa wanjye yaba imbere y'Imana cyangwa se imbere y'amategeko rero ibyo ngibyo nabyo nzi uyu muhungu rero uyu Are yakomeje avuga ngo ntabwo umukobwa wawe yambeshye rero Rugema umugabo wa Mukanambara yahise asa nk'ushyigikira umugore we anavuga ati ihangane turaje kubikurikirana umuryango wacu ntabwo ugitsindwa turaza kureba ibyabiteye n'impamvu ariko menye yuko ni wowe umuryango wacu wishimiye Rugema murabizi rero uburyo azi gufata abakire neza tuzi rero
ikintu araza gukora. Gusa Fabiola ndetse na Mukanambara na Rugema barakariye uno mwana w'umukobwa kugeza naho mama we yavuze ati uriya musore uranga kubana nawe, uriya musore ufite amafaranga, uriya musore udufasha, uranga kubana nawe ndahita nkubyaruka, ntuzongere kuvuga ngo ngewe ndi nyoko. Rero uyu mwana w'umukobwa situza amahitamo araza gukora, ariko mama we yavuze ati yarakaye cyane kuko mama wari gutegereza uburyo uno mwana w'umukobwa naza kwanga uyu musore yaragiye ahanyira amafaranga. Uyu musore arigiye ahita avuga ati nsubiza amafaranga yanjye, mwaranyirnye, mwarambeshye, mwarangambaniye sinabimenya. Mama w'umusore rero nawe yarakaye, yavuze ati ibi bintu turamutse tuvuye mu Bwongereza mwarabeshye umusore wacu, mwarabeshye umwana wacu, ibi bintu byazabagiraho ingaruka, natwe twazihorera kandi ku buryo buteye ubwoba. Rugema rero yavuze ati turaza kubikurikirana turebe uko byaba bimeze kose, ariko se Anita ko tubona yatsimbaraye kuri ako gasore ko mu cyaro, ubu Anita araza gusubiza ibitekerezo inyuma, araza kuvuga ngo reka njye kuri uriya musore. Ese ubundi uriya musore n'ubundi atari kujyaho mbere, uriya musore aremera kumujyaho n'umusore nawe yatemaze kumutakariza urukundo, dore yuko umusore ngo yanze gushaka abakobwa b'abazungu, abakobwa bo hanze, akavuga ati giye gushaka umukobwa w'iwacu umunyarwanda, none umukobwa akaba asa nk'umuntu umubereye, umuntu nyine bitabashije gukunda. Rero uyu musore ntabwo tuzi amahitamo cyangwa se icyo araza gukora uyu munsi wa none. Ese mwebwe muri kubona biraza kugenda gute? Rugema rero uyu munsi wa none yahumurije aba ba Are, ndavuga na mama Are, ababwira yuko yareze umukobwa we neza, kandi umukobwa agendera no ku ndangagaciro z'umuryango, kandi umuryango wabo uba ufite ibyo wiyemeje. Ntabwo rero kuba umusore kuvuga ngo umukobwa yamwanze, ntabwo mama we impamvu yababwiye ati ntibagire ikibazo, nubwo umukobwa yabwiye umusore ngo yamwanze ngo afite undi muhungu, mama we yamusubiriyemo aramubwira ati uwo muhungu yakubwiye ko afite yaje gusaba irembo hano, yarashyingiwe, yagiye mu murenge, ni gute se akubwira ibyo bintu wowe ukabyemera? Mama we yageraga ngo yikure mu isoni yuko yari amafaranga y'abandi, none umukobwa akaba atangiye gukatira uno muhungu. None mama we yamubwiye ati ngewe ibyo simbizi, nta muhungu wari waza gusaba irembo ahangaha, ntawe nzi, nta muhungu wari waza kuvuga ngo umukobwa wanjye bajye mu murenge, nta muhungu wari washyingirwa n'umukobwa wanjye, yaba imbere y'Imana cyangwa se imbere y'amategeko. Rero ibyo ngibyo ntabyo nzi. Uyu muhungu rero, uyu Are yakomeje avuga ngo ntabwo umukobwa wawe yambeshye. Rero Rugema umugabo wa Mukanambara yahise asa nk'ushyigikira umugore we, anavuga ati ihangane turaje kubikurikirana, umuryango wacu ntabwo ujya utsindwa, turaza kureba ibyabiteye n'impamvu, ariko menye yuko ni wowe umuryango wacu wishimiye. Rugema murabizi rero uburyo azi gufata abakire neza, situzi rero ikintu araza gukora. Gusa Fabiola ndetse na Mukanambara na Rugema barakariye uno mwana w'umukobwa kugeza naho mama we yavuze ati uriya musore uranga kubana nawe, uriya musore ufite amafaranga, uriya musore udufasha, uranga kubana nawe ndahita nkubyaruka, ntuzongere kuvuga ngo ngewe ndi nyoko. Rero uyu mwana w'umukobwa situza amahitamo araza gukora, ariko mama we yavuze ati yarakaye cyane kuko mama wari gutegereza uburyo uno mwana w'umukobwa naza kwanga uyu musore yaragiye ahanyira amafaranga. Uyu musore arigiye ahita avuga ati nsubiza amafaranga yanjye, mwaranyirnye, mwarambeshye, mwarangambaniye sinabimenya. Mama w'umusore rero nawe yarakaye, yavuze ati ibi bintu turamutse tuvuye mu Bwongereza mwarabeshye umusore wacu, mwarabeshye umwana wacu, ibi bintu byazabagiraho ingaruka, natwe twazihorera kandi ku buryo buteye ubwoba. Rugema rero yavuze ati turaza kubikurikirana turebe uko byaba bimeze kose, ariko se Anita ko tubona yatsimbaraye kuri ako gasore ko mu cyaro, ubu Anita araza gusubiza ibitekerezo inyuma, araza kuvuga ngo reka njye kuri uriya musore. Ese ubundi uriya musore n'ubundi atari kujyaho mbere, uriya
musore aremera kumujyaho n'umusore nawe yatemaze kumutakariza urukundo, dore yuko umusore ngo yanze gushaka abakobwa b'abazungu, abakobwa bo hanze, akavuga ati giye gushaka umukobwa w'iwacu umunyarwanda, none umukobwa akaba asa nk'umuntu umubereye, umuntu nyine bitabashije gukunda. Rero uyu musore ntabwo tuzi amahitamo cyangwa se icyo araza gukora uyu munsi wa none. Ese mwebwe muri kubona biraza kugenda gute? Rugema rero uyu munsi wa none yahumurije aba ba Are, ndavuga na mama Are, ababwira yuko yareze umukobwa we neza, kandi umukobwa agendera no ku ndangagaciro z'umuryango, kandi umuryango wabo uba ufite ibyo wiyemeje. Ntabwo rero kuba umusore kuvuga ngo umukobwa yamwanze, ntabwo mama we impamvu yababwiye ati ntibagire ikibazo, nubwo umukobwa yabwiye umusore ngo yamwanze ngo afite undi muhungu, mama we yamusubiriyemo aramubwira ati uwo muhungu yakubwiye ko afite yaje gusaba irembo hano, yarashyingiwe, yagiye mu murenge, ni gute se akubwira ibyo bintu wowe ukabyemera? Mama we yageraga ngo yikure mu isoni yuko yari amafaranga y'abandi, none umukobwa akaba atangiye gukatira uno muhungu. None mama we yamubwiye ati njyewe ibyo simbizi, nta muhungu wari waza gusaba irembo ahangaha, ntawe nzi, nta muhungu wari waza kuvuga ngo umukobwa wanjye bajye mu murenge, nta muhungu wari washyingirwa n'umukobwa wanjye, yaba imbere y'Imana cyangwa se imbere y'amategeko. Rero ibyo ngibyo ntabyo nzi. Uyu muhungu rero, uyu Are yakomeje avuga ngo ntabwo umukobwa wawe yambeshye. Rero Rugema, umugabo wa Mukanambara, yahise asa nk'ushyigikira umugore we, anavuga ati ihangane, turaje kubikurikirana, umuryango wacu ntabwo ujya utsindwa, turaza kureba ibyabiteye n'impamvu, ariko menye yuko ni wowe umuryango wacu wishimiye. Rugema murabizi rero uburyo azi gufata abakire neza, tuzi rero ikintu araza gukora. Gusa Fabiola ndetse na Mukanambara na Rugema barakariye uno mwana w'umukobwa, kugeza naho mama we yavuze ati uriya musore uranga kubana nawe, uriya musore ufite amafaranga, uriya musore udufasha, uranga kubana nawe, ndahita nk'ubyaruka, ntuzongere kuvuga ngo njyewe ndi nyoko. Rero uyu mwana w'umukobwa situza amahitamo araza gukora, ariko mama we yavuze ati yarakaye cyane, kuko mama wari gutegereza uburyo uno mwana w'umukobwa naza kwanga uyu musore, n'uyu musore yaragiye ahanyina amafaranga. Uyu musore arigiye ahita avuga ati nsubiza amafaranga yanjye, mwaranyiriye, mwarambeshye, mwarangambaniye, sinabimenya. Mama w'umusore rero nawe yarakaye, yavuze ati ibi bintu turamutse tuvuye mu Bwongereza, mwarabeshye umusore wacu, mwarabeshye umwana wacu, ibi bintu byazabagiraho ingaruka, natwe twazihorera kandi ku buryo buteye ubwoba. Rugema rero yavuze ati turaza kubikurikirana turebe uko byaba bimeze kose, ariko se Anita ko tubona yatsimbaraye kuri ako gasore ko mu cyaro, ubu Anita araza gusubiza ibitekerezo inyuma, araza kuvuga ngo reka njye kuri uriya musore. Ese ubundi uriya musore n'ubundi atari kujyaho mbere, uriya musore aremera kumujyaho n'umusore nawe yatemaze kumutakariza urukundo, dore yuko umusore ngo yanze gushaka abakobwa b'abazungu, abakobwa bo hanze, akavuga ati giye gushaka umukobwa w'iwacu umunyarwanda, none umukobwa akaba asa nk'umuntu umubereye, umuntu nyine bitabashije gukunda. Rero uyu musore ntabwo tuzi amahitamo cyangwa se icyo araza gukora uyu munsi wa none. Ese mwebwe muri kubona biraza kugenda gute? Rugema rero uyu munsi wa none yahumurije aba ba Are, ndavuga na mama Are, ababwira yuko yareze umukobwa we neza, kandi umukobwa agendera no ku ndangagaciro z'umuryango, kandi umuryango wabo uba ufite ibyo wiyemeje. Ntabwo rero kuba umusore kuvuga ngo umukobwa yamwanze, ntabwo mama we impamvu yababwiye ati ntibagire ikibazo, nubwo umukobwa yabwiye umusore ngo yamwanze ngo afite undi muhungu, mama we yamusubiriyemo aramubwira ati uwo muhungu yakubwiye ko afite yaje gusaba irembo
hano, yaje yarashyingiwe, yagiye mu murenge, ni gute se akubwira ibyo bintu wowe ukabyemera? Mama we yageraga ngo yikure mu isoni yuko yari amafaranga y'abandi, none umukobwa akaba atangiye gukatira uno muhungu. None mama we yamubwiye ati ngewe ibyo simbizi, nta muhungu wari waza gusaba irembo ahangaha, ntawe nzi, nta muhungu wari waza kuvuga ngo umukobwa wanjye bajye mu murenge, nta muhungu wari washyingirwa n'umukobwa wanjye yaba imbere y'Imana cyangwa se imbere y'amategeko. Rero ibyo ngibyo ntabyo nzi. Uyu muhungu rero, uyu Are yakomeje avuga ngo ntabwo umukobwa wawe yambeshye. Rero Rugema, umugabo wa Mukanambara, yahise asa nk'ushyigikira umugore we, anavuga ati ihangane, turaje kubikurikirana, umuryango wacu ntabwo ujya utsindwa, turaza kureba icyabiteye n'impamvu, ariko menye yuko ni wowe umuryango wacu wishimiye. Rugema murabizi rero uburyo azi gufata abakire neza, tuzi rero ikintu araza gukora. Gusa Fabiola ndetse na Mukanambara na Rugema barakariye uno mwana w'umukobwa, kugeza naho mama we yavuze turiya musore uranga kubana nawe, uriya musore ufite amafaranga, uriya musore udufasha, uranga kubana nawe, ndahita nkubyaruka, ntuzongere kuvuga ngo ngewe ndi nyoko. Rero uyu mwana w'umukobwa situza amahitamo araza gukora, ariko mama we yavuze ati yarakaye cyane, kuko mama wari gutegereza uburyo uno mwana w'umukobwa naza kwanga uyu musore. N'uyu musore yaragiye ahanyira amafaranga, uyu musore arigiye ahita avuga ati nsubiza amafaranga yanjye, mwaranyirnye, mwarambeshye, mwarangambaniye, sinabimenya. Mama w'umusore rero nawe yarakaye, yavuze ati ibi bintu turamutse tuvuye mu Bwongereza, mwarabeshye umusore wacu, mwarabeshye umwana wacu, ibi bintu byazabagiraho ingaruka, natwe twazihorera kandi ku buryo buteye ubwoba. Rugema rero yavuze ati turaza kubikurikirana turebe uko byaba bimeze kose, ariko se Anita ko tubona yatsimbaraye kuri ako gasore ko mu cyaro, ubu Anita araza gusubiza ibitekerezo inyuma, araza kuvuga ngo reka njye kuri uriya musore. Ese ubundi uriya musore n'ubundi atari kujyaho mbere, uriya musore aremera kumujyaho, n'umusore nawe yatemaze kumutakariza urukundo, dore yuko umusore ngo yanze gushaka abakobwa b'abazungu, abakobwa bo hanze, akavuga ati ngiye gushaka umukobwa w'iwacu umunyarwanda. None umukobwa akaba asa nk'umuntu umubereye, umuntu nyine bitabashije gukunda. Rero uyu musore ntabwo tuzi amahitamo cyangwa se icyo araza gukora uyu munsi wa none. Ese mwebwe muri kubona biraza kugenda gute? Rugema rero uyu munsi wa none yahumurije aba ba Are, ndavuga na mama Are, ababwira yuko yareze umukobwa we neza, kandi umukobwa agendera no ku ndangagaciro z'umuryango, kandi umuryango wabo uba ufite ibyo wiyemeje. Ntabwo rero kuba umusore kuvuga ngo umukobwa yamwanze, ntabwo mama we impamvu yababwiye ati ntibagire ikibazo, nubwo umukobwa yabwiye umusore ngo yamwanze ngo afite undi muhungu, mama we yamusubiriyemo aramubwira ati uwo muhungu yakubwiye ko afite, yaje gusaba irembo hano, yaje yarashyingiwe, yagiye mu murenge, ni gute se akubwira ibyo bintu wowe ukabyemera? Mama we yageraga ngo yikure mu isoni yuko yari amafaranga y'abandi, none umukobwa akaba atangiye gukatira uno muhungu. None mama we yamubwiye ati ngewe ibyo simbizi, nta muhungu wari waza gusaba irembo ahangaha, ntawe nzi, nta muhungu wari waza kuvuga ngo umukobwa wanjye bajye mu murenge, nta muhungu wari washyingirwa n'umukobwa wanjye yaba imbere y'Imana cyangwa se imbere y'amategeko. Rero ibyo ngibyo ntabyo nzi. Uyu muhungu rero, uyu Are yakomeje avuga ngo ntabwo umukobwa wawe yambeshye. Rero Rugema, umugabo wa Mukanambara, yahise asa nk'ushyigikira umugore we, anavuga ati ihangane, turaje kubikurikirana, umuryango wacu ntabwo ujya utsindwa, turaza kureba icyabiteye n'impamvu, ariko menye yuko ni wowe umuryango wacu wishimiye. Rugema murabizi rero uburyo azi gufata abakire neza, tuzi rero
ikintu araza gukora. Gusa Fabiola ndetse na Mukanambara na Rugema barakariye uno mwana w'umukobwa kugeza naho mama we yavuze ati uriya musore uranga kubana nawe, uriya musore ufite amafaranga, uriya musore udufasha, uranga kubana nawe, ndahita nkubyaruka, ntuzongere kuvuga ngo ngewe ndi nyoko. Rero uyu mwana w'umukobwa situza amahitamo araza gukora, ariko mama we yavuze ati yarakaye cyane kuko mama wari gutegereza uburyo uno mwana w'umukobwa naza kwanga uyu musore, n'uyu musore yaragiye ahanyina amafaranga. Uyu musore arigiye ahita avuga ati nsubiza amafaranga yanjye, mwaranyinnye, mwarambeshye, mwarangambaniye sinabimenya. Mama w'umusore rero nawe yarakaye, yavuze ati ibi bintu turamutse tuvuye mu Bwongereza mwarabeshye umusore wacu, mwarabeshye umwana wacu, ibi bintu byazabagiraho ingaruka, natwe twazihorera kandi ku buryo buteye ubwoba. Rugema rero yavuze ati turaza kubikurikirana turebe uko byaba bimeze kose, ariko se Anita ko tubona yatsimbaraye kuri ako gasore ko mu cyaro, ubu Anita araza gusubiza ibitekerezo inyuma, araza kuvuga ngo reka njye kuri uriya musore. Ese ubundi uriya musore n'ubundi atari kujyaho mbere, uriya musore aremera kumujyaho, n'umusore nawe yatemaze kumutakariza urukundo, dore yuko umusore ngo yanze gushaka abakobwa b'abazungu, abakobwa bo hanze, akavuga ati ngiye gushaka umukobwa w'iwacu umunyarwanda, none umukobwa akaba asa nk'umuntu umubereye, umuntu nyine bitabashije gukunda. Rero uyu musore ntabwo tuzi amahitamo cyangwa se icyo araza gukora uyu munsi wa none. Ese mwebwe muri kubona biraza kugenda gute? Rugema rero uyu munsi wa none yahumurije aba ba Are, ndavuga na mama Are, ababwira yuko yareze umukobwa we neza, kandi umukobwa agendera no ku ndangagaciro z'umuryango, kandi umuryango wabo uba ufite ibyo wiyemeje. Ntabwo rero kuba umusore kuvuga ngo umukobwa yamwanze, ntabwo mama we impamvu yababwiye ati ntibagire ikibazo, nubwo umukobwa yabwiye umusore ngo yamwanze ngo afite undi muhungu, mama we yamusubiriyemo aramubwira ati uwo muhungu yakubwiye ko afite yaje gusaba irembo hano, yarashyingiwe, yagiye mu murenge, ni gute se akubwira ibyo bintu wowe ukabyemera? Mama we yageraga ngo yikure mu isoni yuko yari amafaranga y'abandi, none umukobwa akaba atangiye gukatira uno muhungu. None mama we yamubwiye ati ngewe ibyo simbizi, nta muhungu wari waza gusaba irembo ahangaha, ntawe nzi, nta muhungu wari waza kuvuga ngo umukobwa wanjye bajye mu murenge, nta muhungu wari washyingirwa n'umukobwa wanjye, yaba imbere y'Imana cyangwa se imbere y'amategeko. Rero ibyo ngibyo ntabyo nzi. Uyu muhungu rero, uyu Are yakomeje avuga ngo ntabwo umukobwa wawe yambeshye. Rero Rugema umugabo wa Mukanambara yahise asa nk'ushyigikira umugore we, anavuga ati ihangane, turaje kubikurikirana, umuryango wacu ntabwo ujya utsindwa, turaza kureba icyabiteye n'impamvu, ariko menye yuko ni wowe umuryango wacu wishimiye. Rugema murabizi rero uburyo azi gufata abakire neza, tuzi rero ikintu araza gukora. Gusa Fabiola ndetse na Mukanambara na Rugema barakariye uno mwana w'umukobwa kugeza naho mama we yavuze ati uriya musore uranga kubana nawe, uriya musore ufite amafaranga, uriya musore udufasha, uranga kubana nawe, ndahita nkubyaruka, ntuzongere kuvuga ngo ngewe ndi nyoko. Rero uyu mwana w'umukobwa situza amahitamo araza gukora, ariko mama we yavuze ati yarakaye cyane kuko mama wari gutegereza uburyo uno mwana w'umukobwa naza kwanga uyu musore, n'uyu musore yaragiye ahanyina amafaranga. Uyu musore arigiye ahita avuga ati nsubiza amafaranga yanjye, mwaranyinnye, mwarambeshye, mwarangambaniye sinabimenya. Mama w'umusore rero nawe yarakaye, yavuze ati ibi bintu turamutse tuvuye mu Bwongereza mwarabeshye umusore wacu, mwarabeshye umwana wacu, ibi bintu byazabagiraho ingaruka, natwe twazihorera kandi ku buryo buteye ubwoba. Rugema rero yavuze ati turaza kubikurikirana turebe uko byaba bimeze kose, ariko se Anita ko tubona yatsimbaraye kuri ako gasore ko mu cyaro, ubu Anita araza gusubiza ibitekerezo